Ngende kuzirika reka nkubaze ikintu kimwe kwaza usobanutse ukananyumva nta no kunganiriza uraza unkubita nta sono ufite ibyo nzi urimo uraza unturaho imijinya niba n'akazi kawe kagenze nabi ntuzi ubinuraho ngenda kwiyana wabyizaniye se wowe mve mbere wabyizaniye wowe kandi ndakumena uwo mutwe nta n'isoni unafite wowe uraza ukambwira nta n'ikintu nzi muri ibyo bintu urabizi nta muntu tujya tuvugana hano muri hello my people. Hello nshuti zacu mukurikira Pranka za Dudu. Uyu munsi nanjye ndamuziye mw'abantu mwe ko mujya mukunda kwiyenzenda ku badamu banyu cyangwa ku bagabo banyu, abantu mujya mukora ibintu by'amapranka cyangwa mujya mubireba, mujya mubona ukuntu hari igihe umuntu wiyenza ku muntu ukamutera umujinya. Ngiye gukorera pranka umugore wanjye, sibyo? Ngiye kumukorera pranka ku buryo ki naramuka arakaye akanankubita mu byihanganire. Ngiye baravuga mu Kinyarwanda ngo urwishigisha yagira gute ararusoma. Uyu mugore ngiye kumwiyenzaho. Niba muzi handi umuntu yiyenza ku muntu nta kintu yamugize, ari ibintu gusa yihimbiye kugira ngo nze kureba reaction, sibyo? Mwe mukurikira akantu ku kandi ibintu ngiye kumukorera, uburyo ki ngiye kumutreatinga nkamurakaza, mwe muraza kwirebera kari wowe tu. Ibi bintu ngewe yabyishoye maze kazabishobora wenyine, ariko ngewe igihe muzajya mubona namuteguye nzajya mutegura pranka hahandi iri bumubaza akavuga ati Yesu wanjye we, urumva azajya kumenya ko ari pranka ariko namurakaje boro uretse muze muri bagashya ngiye gukora sha. Mugiye kuri ukuntu umugabo yigira shitani mu rugo rwe kandi nta kintu kizima. Yes, mucunga murebe leta zeyinje. Yego mwana, shambaza rakonje. Kuyakoramo nakazi we. Nakazi byataye. Ngwino washinze. Ngwino washinze. Inye? Ngwino iwe mva nkubwire. Kandi reka nkubwire narabikubwiye igihe kinini kuva hano hose twagiye dutura. Urumva ndavuga ni ngiye umunsi umwe nintakwirukana muri uru rugo ugira ngo ni braga. Ndashaka unsobanurire neza kantu ku kandi ukuntu bagiye kurinda bamapriya kubera amatiku hano mu gipangu. Uza mu matiku gute hano mu gipangu nkande wowe? Ntariko be. Witsekera Imana niba ari ikintu numva nashaka. Nge bagiye kurinda abanyirukana hano mu gihe hari amafaranga y'inzu uzi dufite yo ku ruhande rwaho ndahita mbona y'inzu. Igihe nakubwire babagore hano mu gipangu aba bose babyaye inshuro zirenga 10 bafite abana bangana nawe, ujya mu gakungu gute n'abagore hano mu gipangu ku buryo nyiri rugo agiye kurinda mbwira ngo ntashaka gakunguka hano, none n'igiye kuba victime banyirukana. Uri muzima ufite ikibazo cyangwa ntabwo uri muzima mana? Bakubwiye se ko igiye uyatera? Reka mubwire nongere mbisubiremo cyangwa nongere nabisubiremo. Ubushira twimuka tuvaho twere ture uzi ibibazo byabaye mu gipangu nubwo atari we byaturutseho. None naha tugeze ku myaka yawe ko ufite televiziyo, ufite telefone, ufite ikintu cyose. Semana nyagasani ko be urabizi nta muntu tujya tuganiramo hano uretse kubanya aho mwabwa mwaramutse. Urabizi iyo sorry tuganzu nyumve aho nse kudashaka no kunyumva nise go tangira injiji mbesiyo tangira injiji bagiye ngende kuziriki ubungubu ngende kuziriki reka nkubaze ikintu kimwe kwaza usobanutse ukananyumva nta no kunganiriza uraza unkubita nta sono ufite. Vuga gahoro utaneza abantu. Vuga gahoro utaneza abantu bije amafuti yawe ugira bisire ujye kwanga kuvuga abagore mu gipangu uvuga abagabo babandi. Nako mana nyagasani yo mwisho kuva reka nkubaze mbere yo kunkubita nta no kubanza kunganiriza kuri iki kintu. Urahinduza unkubita ngo ndi kuziriki hase wandetse ubundi reba aho wahereye unkubita. Mva mubwira aho bigeze rero kugira ngo noneho tubyoroshye neza, sibyo? Tubyoroshye neza. Ushaka amafaranga yo kwishyura inzu turi bwimukiremo, ngewe uyu munsi ntabwo ndi bujye kwihapenda gushaka amafaranga. Ese habaye iki? Mbese habaye iki? Habaye iki nyine?
njyewe urimo uraza umbwira ibintu nanazi habaye iki hano nta muntu ngira n'ikibazo nawe hano muri iki gipangu hari umuntu uzigira n'ikibazo nawe wajyana ikibazo duhuriye subiza iyo mujya kwirwa ngo murara ngo muro muratanga muvuga amagambo angaha ngo uburyo murara mwumva barandirodi barongorana n'abagore babo wojya mu Kigali cyo kuvuga ibyo bigambo ibyo bintu nta nibyo nzi nta nibyo nzi rwa mbere mbyumvise mpamagara kambira ngo ninshaka kandi kwimukira niba twiriwe ngo tura ese reka mbyemere niba binavugwa ibyo bintu nijye bivuga mbiganire nanjye ni wowe mama rero zemba barira nihongeye kunkubita utanzamurira kamere ninde mama rero ese ubundi mbere yo kuza kumubita kubitangaza makumyabiri ningahe uruhu kujya kuganira n'abagore bacuze nze kubizi kari 20 nta muntu turi muri renji bafite abana tungana njye nagana nawe ujya kumviriza se njye numviriza njye nduruhinja se uko njye ntawe ndaza aza kutwumviriza ubu sibyo bariya abakore bo bakuze nabajya kubumviriza ibiki ubu urumva najya kumviriza ibiki barabakora kizima kirenze kuvira yo kucyumviriza cyane rishe uraza ukicara bakubwiye amatiku nta nibyo nzi urimo uraza nturahimishinya niba n'akazi kawe kagenze nabi ntuzi ubinuraho ngenda kwiyana wabyizaniye se wowe mve mbere wabyizaniye wowe kandi mbebe ndakumena uwo mutwe nta n'isoni unafite uraza ukambwira nta n'ikintu nzi muri ibyo bintu urabizi nta muntu tujya tuvugana hano muri Zimbabwe munyuraho buri muntu wese mwaramutse mumeze mute tukaganira njye ntukanyinishe urumva ntukanyinishe nazakumena uwo mutwe nazagusekura kiruita kwiyenza naza n'ibiryo ndamukubita mwe gusa wowe muri hano hafi urebe tu uzakomeza nisazasa ibibazo zajya biri sindiye kamanze nkubaza ubundi urumva uri tayari mwana urumva ibintu burimo ari ibintu bishimye nshaka yiki nimuzi nawe uri kumbwira ngo nimuzanire ibi ntabwo uri kumbwira ngo muzanire ibi ntabwo ari kwifuza ni prank uri muri prank sibiki mbere mukazo nyinisha aho ngaho nani soni unafite uririrwa uraza unuraho imishiha ngo ni prank se yahe ngo kwaganga ngo ni prank hani soni gifite ni prank reba hari abantu bawe uri kukureba hari ibintu by'ukina hari ibintu by'ukina ukabyitwaza ngo ni prank reba ukuntu watangiye nk'ubi wanyira ngo nageze ni prank aradize manga ndebera kandi ajya mu bitasindi niba mufuno wese nkubita umuntu uramurije abantu nanazi pole ndohararize ibintu ndaboneka no mubwire rero twemeranye n'abantu bawe ibintu by'amafaranga tugiye kubihagarika niba bitangiye kujya bizamo no kurira do niba ari ibintu utangiye sawa ubusangiye kugubitisha abantu ibintu utangiye sawa biki ntangiye sawa tubatangiye kuri sawa tubivemo sawa tubivemo oya sawa tubivuyemo urumva yeri prank ya mbere n'iyanyuma mbubonye ese uri kurengera ubonye ishyungubizo zo ku maboko urazibonye zishya mubonye akoreka mu buzu kuzamujugunya mu ntebe biba nk'ukuntu nk'uduje nk'uhurutura nkaho ndi umuyaga sinabanje nkakure ugatereka teremusi yari yasebanya mu ntebe ni ukuvuga ngo haye agaciro teremusi kuruta ugukuruye teremusi ze igura ngaho ubu yumva nawe ari kumvuza ngahe mba mfite buye kindi bugukuremo se uvunika ahubwo ukuntu urakaruka ku bitaro ibyo bintu ni ibiki mwana ibi bintu se wowe bitangiye by'amafaranga muri iyi nzu none utangiye kujya ubizanamo amarira n'imijinya tubihagarike rero ntuzongere kuntegurira pranka birangirira ahangaha ushaka indi content kuko niba uzana ibintu byo gukubita shabe nyene ngo nkora pranka ariko sengera ntangira gukubita ubona ishyungubita ntabwo njya bitangira ariko gukubita niyo nawe gukubita nyuma ari wowe bitangiye uzukangira ariko guys namwe mutwaragiye muri comment ibintu tugiye kubiva guys mwabibonye nta kintu ureka siwabizanye mwihorere reka ndaje ndamwereka mwihorere plaque ikurikira noneho do